bakunzi b'inyandiko zanjye, abanzi n'abatanzi, ndi umusizi nkaba n'umuhanzi, oya sinagufera ngo ndi umuhanuzi, mind mfite nibwo butunzi, je m'appelle MBARIMO MBAZI. Cause in this business nkoresha drone kuri browser ngaca muri Chrome, iyi poem iryoshye nka pome, mbere yo kubatamo reka mbanze nkupe phone. Ubundi tangira wibaze ngo uwo MBARIMO ni muntu ki? Dia MBARIMO akiri muri secondary school yari umustar uri cool, nubwo atari mukuru ariko yabaye chief editor muri media club y'abanyamakuru, no hanze ya school yari wamusana utuje, vuri hozo utaramenya kurya sobaru no kurya ituru. Cyaze muri class yari ikimene, mu 10 ba mbere yabaguwa kane, from O level up to A level, yahatambukanye umucyo nk'intore itarigeze isoma ku ntore. My love, MBARIMO mu rukundo yari fresh and clean, inana zari zaramusariye ariko na animateri yaramubaniye gushyira umupira muri paniye. Mbazi nubwo yari umutina abana yari yarabariye sinayoboka idini, bamutoza Qur'an na sunna za Rasulu ngo ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iyo mbuzi ngo nimbazi yo karya ibituzi n'amandazi, yasoje examen national akiri umustari, ahitamo kwiga gucuranga gitari, pratique akayikorera mu gitari kinini kingana nka hectare. My G, uwo MBARIMO yakoze ingando, ajya ku rugero ruciye ingando, ahinduka umutoza w'intore yo ku mukondo mu nsibo y'urukundo. Man, yazanye diplome y'amanota meza, no kuba atarakomeje kaminuza byamuteye ishaza, atangira kwiyangiza, future yari ukuba teacher, ibitekerezo yari afite arabyica, atangira kwinywera za kambuca. Ubu ni MBARIMO utakirya tabati, utacyambara isarubeti, yiyambarira amasuti. MBARIMO iyo yambaye karovati byanayimureba na peti, aba ari kuri komande y'umureti, akarenzaho n'agapeti. Back in story, hari igihe MBARIMO yari amaze kwikora, akatira muri restaurant bagira ngo ni umudiaspora, batangira kuryana inzara. Abatuyuse niwe MBARIMO mbazi, iyi mbuzi se katariyo tuzi, harya ngo ni umusizi akaba n'umuhanzi. Bati ngaho niba wumva kurenze, buri wese mutema gakenze, turahita tumenya kurenze. MBARIMO ageze kuri panseze, yahasanze ishuri yitwa Princesse, baherukana 2016, ayikorera umutima utamo 5K, abandi bakamubwira ngo ni make, nyamara bayirinze za riske. Shumi, nuhora n'uwo MBARIMO yitayemo, shumi yanyu uzavuge makeya, abahagaze menshi kuri momo birenze igipimo. Niba utamuzi yitwa MBARIMO, wamugeranya na King Salomo. Cause ye inyandiko za MBARIMO zirimo akadomo, zikagira n'akitso na kugarizo. Simvuza agakingirizo, iby'agakingirizo nzabigarukaho muri part 2. Ngaho duhuriye muri comment.